hari ubuhamya bwinshi maze iminsi ndeba bw'abantu bakomoka muri ako karere ka nkuru bavuga nyine itsembatsemba ryahabaye riteye ubwoba. Hari n'abandi nabonye bakomoka muri turiya turere turimo za ubwo bushiru, turimo buriya bugoyi hariya muri za Nyundo n'ahandi. Ibyo bahakoze FPRDM yahakoze biteye ubwoba. Mbese bimeze nk'iby'interahamwe za MRNDCDR zakoze mu turere tundi nka za Butare, za Kigali, za Kibungo n'ahandi. Mwaje muri benshi cyane bise kwigaragambya. Oya no akababaro twumvishe n'ibintu byabaye kuba bamusanze mu rugo rwe akaba arimwe bamwicira. Nicyo kibazo twagize niyo mpamvu ahangaha habaye akavuyo. Radio televiziyo ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi kwa kabiri tariki ya 4 Nzeri umwaka 2022 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito Iraswa rya Twagirayezu Imbarutso y'imyigaragambyo mu Karere ka Burera. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba kandi kumwe na Sixbert Musangamfura. Inyito nyine nyisubiremo ni Iraswa rya Twagirayezu Imbarutso y'imyigaragambyo muri Burera, ariko dufite n'inyito ntoya aho tugira abaturage mu Karere ka Burera baherutse gukora imyigaragambyo yerekana nta gushidikanya ko bazinutswe ubugegera n'ubugome bya FPRDM. Muri kino kiganiro nk'uko maze kwivuga mu kanya muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye hamwe na bwana Sixbert Musangamfura. Ariko mbere na mbere nkaba inshuti za radio televiziyo shakwe mbanje kubasuhuza no kubiseguraho kuko tumaze igihe kirekire tutabagezaho ibiganiro. Benshi muri mwebwe bagiye rwose batubwira bati bimeze bite ko mutatugezaho ibiganiro. Ubu rero turaje kandi twiteguye kubibagezaho bihagije tudatinze nk'uko nyine byabaye muri kino gihe kirangiye. Mbere rero kugira ngo dutangire ikiganiro reka nsabe mugenzi wanjye Sixbert Musangamfura gufata mikro akabasuhuza. Ni wowe nsuhuje bwa mbere bwana Joseph Ngarambe. Uraho imbeho bageze ko tuvuye mu bushyuhe tukajya mu bihugu byose byihuta. Imbeho igiye kuza turayikozaho imitwe y'intoki ntabwo iraza bihambaye, ariko turayisatira. Nagira ngo rero nsuhuze abaduteze amatwi, nsuhuze n'abandi bazabona kino kiganiro mu gihe kiri imbere, kandi nanjye nagira ngo nunge mu ryawe nsaba imbabazi abakunzi bacu kubera ko tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro. Gutinda ntabwo ari ko guhera, turahari twagarutse. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert. Reka rero dutangire ikiganiro twahaye inyito nini n'intoya, reka zose nzisubiremo kuko ni ngombwa kugira ngo nyine abantu bumve neza kino kiganiro. Iraswa rya Twagirayezu Imbarutso y'imyigaragambyo muri Burera. Abaturage bo mu Karere ka Burera baherutse gukora imyigaragambyo yerekana nta gushidikanya ko bazinutswe ubugegera n'ubugome bya FPRDM. Impamvu iyo myigaragambyo idasanzwe mu Rwanda rwa FPRDM twabashije kwigezwaho n'ibitangazamakuru binyuranye byo mu Rwanda. Aha navuga nk'igitangazamakuru TV1 Rwanda gikorera kuri YouTube, cyasohoye ku itariki ya 1 Nzeri mwaka 2022 inkuru ifite ino nyito polisi yarashe umugabo abandi basa n'abigaragambya. Sixbert abandi basa n'abigaragambya. Kubera ko nyine wabirebye ko ari imyigaragambyo nyamyigaragambyo ko bigaragambije, ubwo ndi bugusabe mu kanya rwose kadatinze kuza kubwira inshuti zacu impamvu abanyamakuru mu by'ukuri nabo dushimira koko bakoze akazi gakomeye
ko kwerekana ibyo FPRDM itakunda ko byerekanwa. Ahangaha uze no guheraho rwose tashya unahumuriza abanyarwanda, kubera ko abanyamakuru bajya mu baturage bakerekana ububare bw'abaturage, babamariye mu ruko hambere. Ahangaha nta kintu kinini gishize. Aha twavuga Cyuma Hasani, twavuga Theoneste Sengimana, twavuga na ntuzana Karasira Aimable nawe nuko. Mbere yabo ngabo muri 2003 twavuga n'abatari abanyamakuru nabo batinyutse bakavuga bati mureke kurenganya rubanda. Twavugamo nka Madame Idamange Iryamugwiza, hari n'abandi benshi cyane, hari na Professeur Kayumba. Yego, na mbere yabo kera hari uhezemo kuva muri 2003 witwa Dr Theoneste rindi ntabwo riserinzamo niyitegeka. Yego, urakoze cyane. Abo bose nabo twibagiwe, abo bose bamariye mu buroko mu rwego rwo gutera ubwoba. Ariko uko bigenda bigaragara nyine, wirukana umugabo wageze ukamumara ubwo. Abaturage nyine bigaragambije igisa mu by'ukuri n'ikidasanzwe nyine, nk'uko nabo banyamakuru nyine byabatangaje. Ariko nabo banyamakuru nabo bashyizeho kamera berekana iyo myigaragambyo. Ibyo bintu byose rero nibyo gushimwa. Tuvuye rero kuri iyo TV1 Rwanda ikorera kuri YouTube, reka turebe ikitangazamakuru kindi cya kabiri cyabivuze kuri iyo tariki ya mbere. Ni igitangazamakuru, uretse gato ndebe neza nyihanganira, ari ukuntu ibyuma byanjye biriho bintenguha gatoya. Reka nze ndebe icyo ari cyo. Ni igitangazamakuru cyitwa bwiza.com cyangwa bwiza.com. Nayisohoka kuri murandasi, yanditse ntabwo ari kuri YouTube. Nayo yanditse kuri iyo tariki ya mbere Nzeri 2022. Inyandiko igira iti: Burera, abaturage bakoze igisa n'imyigaragambyo nyuma y'uko polisi yari imaze kurasa mugenzi wabo. Igisa n'imyigaragambyo, ndagira ngo rwose ayo magambo nyine, aho imyigaragambyo nayo wabonye bigaragara neza ko ari imyigaragambyo. Abanyamakuru rwose dukomeze gushimira, bavuga bati igisa n'imyigaragambyo. Ikitangazamakuru cya gatatu ari nacyo cya nyuma ngiye kuvuga, wenda hari n'ibindi byabivuze ariko sinabashije kubibona, ariko nibi tuba tutanze birahagije. Hari MIE TV, ni wundi ni muri Ndahabi Irene Empire. Ni ikitangazamakuru ubundi gisanzwe kizwi cyane, kirazwi cyane, kirakunzwe cyane mu bintu by'imyidagaduro, twita mu Gifaransa divertissement cyangwa se entertainment ntuza mu Cyongereza, imyidagaduro. Ubundi niho kizwi cyane, ni ikinyamakuru kibizwiho kibikora neza. Ariko noneho cyagiye mu kwerekana iyo myigaragambyo y'abaturage, byarantunguye. Bukeye bwaho rwose, nyuma y'ibyo ngibyo byavuze iyo nkuru ku itariki ya mbere. Icyo ni ku itariki ya kabiri Nzeri umwaka wa 2022. Ni ukuvuga rwose ejo bundi. Cyavuze birambuye kuri iyo nkuru y'imyigaragambyo, ku nyito igira iti boom. Nyine n'abantu bamenyera ibintu byo gutwika ku mugani wabo. Bashyizeho nyine bandika nyine mu Cyongereza cyangwa no mu Gifaransa biravugwa boom, nkaho hacuritse ikibombe. Boom, 2 points. Abapolisi baramurashe ahita apfa. Tuhibereye dore uko bigenze, bisa no kwigaragambya. Urumva ko nawe wavuze ngo bisa no kwigaragambya. Tuhibereye dore uko bigenze, bisa no kwigaragambya. Ko mwaje muri benshi cyane, bisa kwigaragambya. Oya akababaro nakababaro
twumvishe n'ibintu byabaye kuba bamusanze mu rugo rwe akaba arimo bamwicira nicyo kibazo twagize niyo mpamvu aha ngaha habaye akavuyo muri kino kiganiro turi burebe ninde wishwe mu by'ukuri bigatera ibyo bitangazamakuru gutangazwa bigatera ibyo bitangazamakuru gutangazwa n'imyigaragambyo byatinye kuvuga ko ari imyigaragambyo bikabyita igisa n'imyigaragambyo barabivuga mu buryo bunyuranye ariko bose baravuga ko ari igisa n'imyigaragambyo. Iyo myigaragambyo y'abaturage bo muri Karere ka Burera iratanga yahe masomo? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro, tukaza kukirangiza birumvikana tuvuga tuti mbese iyo myigaragambyo ntabwo ari bisa n'imyigaragambyo nyine, iyo myigaragambyo iratanga ayahe masomo ku banyarwanda, baba abari imbere mu gihugu baba ari inyuma yacyo? Mbese twavuga yuko itanga amasomo no kuri leta y'agatsiko ya FPR-DMI mu by'ukuri yari izi neza yuko abaturage yabahahamuye burundu ku buryo batakora imyigaragambyo, ku buryo n'abanyamakuru nyine n'ibyo bitangazamakuru batanga bati ino imyigaragambyo ibitiro tubona n'imyigaragambyo cyangwa ni igisa n'imyigaragambyo. Nagira ngo rero Sixbert tujye mu byo bita mu Gifaransa za fait, les faits. Ninde wishwe? Yishwe ryari? Yiciwe hehe? Ibyo rero reka turebe tubigeze ku bariho batwumva. Nagira ngo mbarige wenda ubitangira ubibimbura aho ndi bwibagirwe ikintu icyo ari cyo cyose urafasha noneho unyunganire. Reka rero turebe, ndiho ndashakisha ikinyamakuru, cya kinyamakuru navuze mu kanya, ikinyamakuru bwiza.com cyandikwa, kugira ngo nyine ngisome gatoya, nsome iyo nkuru, noneho buri wese yumve ibyabaye. Ndakibonye rero Sixbert, nibutse ko inkuru yacyo yasohotse ku itariki ya 1 z'ukwa 10 2022, hashize iminsi 3 gusa. Inkuru nyisubiremo uko yitwa: Burera, abaturage bakoze igisa n'imyigaragambyo nyuma y'uko polisi yari imaze kurasa mugenzi wabo. Nanone nyuma yo kuguha ikaze, twemerere dukomezanye n'ibiganiro bitandukanye bya IMYIGARAGAMBYO mu karere ka Burera, ni mu majyaruguru y'igihugu. Uyu munsi haravugwa inkuru y'uwarashwe amasasu, gusa bikaba bitaramenyekana neza icyo yaba yarasiwe. Yatekereza kugira ngo bafate n'ibirayi babitwika ari abantu barya, ariko nuko utaje kureba aho bamwiciye. Mu by'ukuri yaradufitiye akamaro, nta n'ikindi yaradukoreye, nta n'ikibi rwose. Barerekana ifoto y'abo baturage nyine barakaje. Umutwe w'inyandiko uragira uti: abaturage bo mu murenge wa Kivuye w'Akarere ka Burera bakoze igisa n'imyigaragambyo nyuma y'uko polisi yari imaze kurasa umwe mu baturanyi wabo. Irakomeza igira iti: mu ijoro ryo kuwa 4 tariki ya 29 rishyira kuwa Gatanu tariki ya 30 Nzeri, nibwo polisi yarashe witwa TWAGIRAYEZU Misheli wari utuye mu mudugudu wa Gashanja ho mu kagari ka Nyirataba muri uriya murenge wa Kivuye. Abaturanyi ba nyakwigendera bavuga ko TWAGIRAYEZU mbere y'uko araswa yabyukijwe n'abapolisi akabyanga, gusa akaza kwemera kubyuka nyuma yo kubisabwa n'umukuru w'umudugudu uturanye n'uwo yaratuyemo wamusabye gusohoka akagira ibyo amubwira. Abaturage bavuga ko agisohoka ari bw'umwe mu bapolisi yamurashe ahita apfa. Abatuye muri kariya gace bahuriza ku kuba nyakwigendera yarasiwe ubusa, kuko ngo uretse kuba yari umumotari nta kindi kibi bari bamuziho. Aba baturage bari bariye karungu basaba ko bashyikirizwa umupolisi wishe uriya mugenzi wabo
ndetse n'umukuru w'umudugudu wa Bukumbi waranze aho atuye kugira ngo basobanure icyo bahoye nyakwigendera. Abaganiriye na TV1 bayemereye ko nyakwigendera akimara kuraswa habayeho gushyamirana hagati yabo na polisi ku buryo amabuye y'abaturage yabisikanaga n'amasasu y'abapolisi. Uku gushyamirana kwakomerekeyemo undi muturage warashwe akaguru na polisi mbere yo kumujyana igitaraganya ku bitaro bya Byumba aho ari gukurikiranwa n'abaganga. Kuwa Gatanu tariki ya 30 inzego zirimo iz'ubuyobozi ku rwego rw'akarere zagerageje kujya kuganiriza bari abaturage, gusa umuyobozi wese wageragezaga kubasaba gutuza bamwukaga inabi. Nta mupolisi kandi abaturage bifuzaga kubona mu maso yabo. Polisi nyuma yo kurasa Twagirayezu yagerageje gutwara umurambo we kugira ngo iwujyane kwa muganga gukorerwa isuzuma. Gusa abaturage bari bariye karungu bayibwira ko idashobora kuwuvanaho. Mu mvugo zuje uburakari bumvikana bavuga ko batumva impamvu polisi yifuzaga gutwara umurambo w'umuturanyi wabo ngo ujye kuwusuzuma kandi izi neza ko ariyo yamwishe. Umuvugizi wa polisi y'igihugu CP cyangwa CP John Bosco Kabera yabwiye TV Radio 1 ko warashwe yarasanzwe ari umucuruzi w'ibiyobyabwenge, yungamo ko polisi yamurashe nyuma yo kuyirwanya. Yagize ati uwo uretse gatoya hari ukuntu inyandiko incitse. Yagize ati uwo muntu yarashwe ubwo abapolisi bari mu kazi agerageza ngo abe yabarwanya. Ibyo muvuga rero nuko byagenze yitabye Imana. Igikurikiraho nuko polisi igiye gukurikirana ikamenya ngo ese byari ngombwa ko abapolisi barasa, byari ngombwa ko bakoresha amasasu bakamurasa mu cyicu. Nta kosa yari afite, ahubwo kugira ngo babikore amanze bafunga cayimani w'umudugudu umuyobora. Noneho barangije bareba cayimani mugenzi we abari uboherezayo bajyanayo aramukinguza igisambo nkabo. Noneho barangije bamurasira iwe. Mu kurangiza rwose reka ndangize, CP Kabera yavuze ko uretse warashwe hari n'abapolisi bakomeretse nyuma yo guterwa amabuye n'abaturage. Aboneraho gusaba abaturage kwirinda kujya bahangana n'inzego z'umutekano. Twagirayezu Misheli warashwe yiyongereye ku bandi bantu 4 baheruka kurasirwa na polisi muri kariya gace bakekwaho kuba abarembesi cyangwa abarembesi ba Kanyanga. Inyandiko irangira aho ngaho 6B. Ese biriya bintu byo gufata abantu b'abaturage bafasha amabuye akagenda asimburanwa n'amasasu ya polisi, kuko ngo barasha amasasu menshi cyane. Nahoze mbona abaturage bavuga ko arenga 50 ibitorye. Ibyo nibyo ni gisa n'imyigaragambyo 6B cyangwa n'imyigaragambyo ya Karundura. Kandi murakoze cyane. Yego, urakoze cyane Joseph Ngarambe. Wakoze gutegura kino kiganiro kubera ko ibyabaye kuri uriya muturage biteye agahinda kuko atari ubwa mbere bibaye mu Rwanda. Biramenyere rwose ko polisi y'u Rwanda irasa abaturage hirya no hino. Natanga urugero rwavuzwe cyane rwa Dr Gasakure wavuraga Perezida Kagame. Nawe yarasiwe mu maboko ya polisi, ndibaza ko yarafungiye kuri brigade y'Iremera. Baravuga ngo yashatse kurwanya umupolisi, ngo yashatse kumwambura imbunda. Ntaho rero bitaniye n'ibyo uyu muvugizi wa polisi yavuze ngo uriya nawe ngo yashatse ngo kubarwanya. Kuba polisi yagiye mu rugo rwe mu rukerera butaracya, mbese ikahagera mu masaa 9 n'igice y'ijoro, ntabwo polisi yatera mu rugo rw'umuntu kandi aremeza ku muntu
uzi ibyankete uko bigenda akamenya n'amagambo agomba aremeza nkaho hari ankete yakozwe. Buriya we icyo ashaka kumvikanisha arumvikanisha yuko polisi ibyo yakoze, mbese buriya no kuvuga ko mu izina rya polisi babishyigikiye. Ariko nyuma yose ariho arabeshya ngo bazakora ngo bazareba niba ngo byari ngombwa kurasa ngo cyangwa kurasa mu cyico. Barabishakira yuko ko byarangiye kandi yemeza neza yuko byari ngombwa. Kuba polisi yabishyigikiye ubwabyo kandi ko ari umuco ntibinatangaje kuko ni umuco. Kandi na Perezida Kagame ndibuka ubwo yari Nyabihu, yenda banyibutse itariki neza, we yaravuze ati kwa 6 2014 icyo gihe arirambura ku milimetero zitarenga 400 zo ku itongo rya nyakwigendera Habyarimana. Aho rero yaravuze ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu. Ni ukuvuga rero ko gukoresha urusasu barasa umuturage abapolisi babikoze mu by'ukuri ni amabwiriza ya Perezida Kagame niyo bubahiriza. Ariko icyo navugaga nuko iriya ngeso yo kurasa abaturage polisi y'u Rwanda iriya ngeso irayifite cyane n'ibintu bihoraho. Hari uwo Twagirayezu Misheli warasiwe nyine hariya mu Burera, hari ahandi i Nyagatare polisi yarashe umuntu ku itariki 8 z'ukwa 9 n'ejo bundi muri uyu mwaka nyine itariki 8 z'ukwa 9. Polisi kuri 7 z'ukwa 9 yarashe umuntu i Rubavu, Akarere ka Kivumu mu murenge wa Gisenyi, nabwo bavuga ngo yarashatse gucika. I Gasabo naho ku itariki Igasabo naho ejo bundi polisi yarashe umuntu mu cyico witwa Werarisi Ndungutse, nabwo baravuga ngo nyine ngo yakekaga ko yashatse kwica sebuja. Uwo rero nawe polisi yarafunze, polisi mujyana ikinyinya ibariho murasira, baravuga ngo yarashatse kubacika, ngo bari bamujyanye ngo kugira ngo abereke uko yakoze icyaha cyo kwica shebuja. Ariko uko nguko bavuga i Nyamasheke naho byarabaye, ubwo polisi yarasaga abasore babiri n'abana babiri, umwe afite imyaka 18 undi 20. Ibyo byabaye ku itariki 19 z'ukwa 4 2022. Abo bana nabo bari bafunze, polisi ibajyana ahantu yavuga ngo niho bakoreye icyaha, noneho ngo ibajyana ngo igira ngo berekane uko bakoze icyaha, babarasira aho ngaho. Nabwo itangazo ryasohotse rivuga ko bashatse gucika polisi ikabarasa. Kandi nabo bahabagejeje mu rukerera, ni ukuvuga ko babakuyeho barafungiye mu by'ukuri mu ijoro, babajyana aho babarasiye mu rukerera kuko babarashe butaracya. Kimisagara naho byarabaye muri 2020 ku itariki 5 z'ukwa 9, uwitwa Munyaneza Boy nawe wari ufungiye aho ngaho Kimisagara, baramurashe, baravuga ngo yabeshye polisi ko ashaka kwihagarika, ngo kwihagarika muri ruhurura, ngo ariko ngo yashaka gucika, baramurasa. Ibyo rero ingero umuntu yabona nyinshi cyane. Hari urundi rw'Rwamagana aho polisi yarashe Iradukunda Elisa, naho ikavuga ko yarashatse gucika. Ni ingeso ihari ihoraho, buri kwezi tugenda twumva abantu barashwe na polisi mu Rwanda hirya no hino, ku buryo rero biriya byabaye muri Burera ntabwo ari ikintu kiri ukwacyo cyonyine, ni ibintu bihoraho. Abaturage ba Burera by'umwihariko bamenyere ko kuva u Rwanda rwafunga umupaka na Uganda bagiye baharasira abaturage inshuro nyinshi cyane. Abaturage bageragezaga kujya guhahira muri Uganda n'ubundi aho bahahiraga, kuko ni abaturage baturiye akarere gafitanye gahana umupaka n'Ubugande, cyane cyane ubwo twavuga nka za Kivuye aho biriya byabereye. Yenda batwibutsa amakumi nagize akarere ka Burera ubungubu. Yibutse gatoya rwose kuko urabona iyo bavuze bati Burera ndakomereza aho ngaho. Yego, iyo abantu bavuze bati Burera, burya abantu bashobora kujirwa kumva nyine ari kariya karere gusa gaturanye n'umujyi wa Ruhengeri, kariya gaturanye n'Ibirunga. Ariko ubu ngubu iyo bavuze bati akarere ubundi ni ikintu kinini cyane kiba giteranije amakomine. Ibyo twitaga amakomine muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, amakomine agera kuri 5 rimwe na rimwe 6, cyangwa ibice byayo. Ugasanga rero akarere gafata ayo makomine, ariko kakaba kafata igice, duhereye kuri aka karere ka Burera kakaba kafata igice kinini cya Ruhengeri, kagafata igice cya Byumba
ni nako binameze kuko Ruhengeri ubwayo yari isanzwe ihana imbibi ku mupaka wa Cyanika ahagana Gisoro ya Uganda. Byumba nayo yari isanzwe ihana imbibi nyine na Uganda, kandi nako na Uganda iyo komine ya Kivuye nyine urumva ko byose ziba zituranye, ari komine zituranye zose zikora ku Buganda. Hari n'ikibazo ngira ngo abaturage bagenda babazwa n'abanyamakuru batesaho ibyo bishyimbo ko yacuruzaga ngo n'ibishyimbo yazanaga n'ibishyimbo ngo avanye ku isoko ya mumotari ko ngazanaga ngo yazanaga ngo n'ibishyimbo akabibikiwe. Mu byo wamujijije ibyo bisambo nyine hari ibishyimbo bye n'ibindi binacuruza uko yabizanaga kuri iyo moto ye yatwaraga n'abaturage, ariko igatwara n'ibintu nyine byo kugira ngo acuruze birimo ibishyimbo. Ugasanga abanyamakuru baramubaza ngo mbese ngo ibyo bishyimbo ntiyabivanaga muri Uganda cyangwa ntiyabijyanagayo? Batoya yabivanaga mu Rwanda ku isoko ryo mu Rwanda. Gusa rero aho ngaho uraza kumbwira niba muri kino gihe umubano wa Uganda ngo umeze neza, imipaka ikaba yarafunguwe, umuturage ashobora kuba yarasirwa kuvana cyangwa kujyana ibishyimbo muri Uganda. Uguraza kuko wari wavuze nyine ko na hambere ababicaga, ariko ubu ngubu umubano ni mwiza. None se abanyamakuru niba umubano ari mwiza, kuki bumva ko mu byaha ashobora gukekerwa harimo kubavana cyangwa ajyana ibyo bishyimbo muri Uganda, ibyo atanakoraga nk'uko abaturage babivuze? Reka rero turebe iya district cyangwa akarere ka Burera akwariko. Mu by'ukuri gakusanyije amakomine byahoze ari amakomine yahoze muri Ruhengeri na Byumba. Kari niko kabarizwamo ibiyaga bya Burera na Ruhondo, ndetse n'ibirunga, harimo n'ibirunga n'amahoteli arimo ugango. Ibyo ndo nkoresha ni imvugo y'abaravuga akarere nyine bagamije kugakurira ubukerarugendo, dore ko ari akarere keza cyane gashimishije kubera ibyo biyaga, kubera ibyo birunga. Gakora ku mupaka wa Uganda mu karere kahoze ari Cyanika hari muri Ruhengeri hambere ahangaha, biganisha Gisoro ya Uganda mu majyepfo ya Uganda. Burera district rero inafite n'ikindi kintu ubu ngubu kizwe cyane, hopitali yonyine mu Rwanda, n'uva ari yonyine mu Rwanda, iri Ibutaro nayo horize komine yo mu Ruhengeri, muri segiteri ya Butaro. Ni segiteri ni segiteri, ni umurenge, ariko kera Butaro yari komine. Iyo segiteri rero irimo ibyo bitaro bikomeye cyane, bitaro bivura kanseri nibyo byonyine mu Rwanda, bikaba bihabwa inkunga n'abitaba partners in health. Ngira ngo abakurikiye iyo dosiye ni dosiye Bill Clinton nyine washyize ariya ngoma ya FPRDMI, akayiha imbaraga imaze kugira. Uwo Bill Clinton ni uri inyuma y'ibyo bitaro. Amasegiteri rero agize akarere ka Burera ni 17. Amasegiteri cyangwa imirenge niko bayita mu Kinyarwanda. Hari Bungwe, Butaro, Cyanika, Cyeru, Gahunga, Gatebe, Gitovu, Kagogo, Kinoni, Kinyababa, Kivuye, Nemba, Rugarama, Rugendabari, Ruhunde, Rusarabuye na Rwerera. Muri ayo masegiteri yo mirenge afite amazina yahoze ari ya komine, niba ntibeshye ni Butaro, Cyanika, Cyeru na Kivuye. Izo eshatu ntange mvuze zikaba Cyanika ntabwo ari komine mbere harya, ntabwo ari komine. Urakoze. Ubwo ni Butaro na Cyeru na Kivuye. Butaro na Cyeru ikaba zari zo muri Ruhengeri, naho Kivuye ikaba yari muri Byumba. Ngiyo rero ako karere ni kanini cyane rwose, ni akarere kanini. Sinzi ko umuntu ni kanini pe, akarere kaba ari ikintu kinini cyane. Ni kanini, akarere kagizwe n'ibyo biti mirenge 17 ubu ngubu, ni ukuvuga ko ari kanini cyane pe, ni kanini. Kandi akarere k'Umurera ni kanini koko ugereranije n'utundi turere turi mu Rwanda. Kare mu turere nka tungahe tunini, nka 3 4 twa mbere tunini.
ni akarere kanini cyane, ni akarere kera, gafite igice kinini kera kuko hariya hegereye ibirunga ni ahantu hera cyane, ni akarere keza ku byerekeye iby'ubukerarugendo, ibyo byose ni ibintu byagombye kugira abaturage akamaro. Ni akarere gafite amahirwe yo gukora kuri Uganda. Uganda ni igihugu gikize cyane, bityo ibyo babuze bakaba bajya kubishakira muri Uganda cyangwa bagashorayo nabo ibyo bafite. Ariko urumva ko bakibabwira ngo mbese mwabijyanaga muri Uganda, ngo mbese uyu muntu bishe, ese ucuruza nyine Uganda harya agomba kwitwa. Ikindi cyo ko Uganda ngo ubucuti bwagarutse ari bwose, kuki abanyamakuru bakibaza icyo kibazo. Nagira ngo rero yenda ahubwo ni nk'aho abanyamakuru bwabo basa n'abumvikanisha ko aramutse yari afite ubucuruzi akora bwambuka umupaka bujya muri Uganda, ko yishwa ziri icyo byaba bifite ishingiro. Nacyo rero ni ikintu kibabaje cyane ku bantu b'abanyamakuru, nubwo tubashimira ko iyi nkuru bayitangaje, ariko mu kuyitangaza biragaragara ko nabo ubwabo hari imyumvire isa naho mbese imyumvire abanyamakuru badakwiye gukoresha cyane cyane mu bintu bijyanye n'uko abaturage baba bahohotewe bakicwa kariya kageni. Ikintu numvise no muri biriya nabo barahahamutse, ahubwo baraboshye kurusha abaturage. Baraboshye. Icyo wari wambajije uvuga uti ibyo kuvuga ngo birasa n'imyigaragambyo, iriya jya uko nabibonye n'imyigaragambyo nyayo, kuko imyigaragambyo aho abaturage ahubwo barwana n'amasasu bagatera amabuye, bacika amabuye acicika n'amasasu. Oya, ni imyigaragambyo ikomeye cyane, kubera ko urabona, reba nko mu gihugu cya Isirayeli, hariya biriya bita za intifada, aho abayisirayeli barasa amasasu, abapalestina batera amabuye. Ni ibintu bijya kumera nkabyo bari abaturage bakoze, aho bihagazeho bakimana n'umurambo, bakanka umurambo abapolisi bawutwara. Ariko wabonye ku mashusho banahutaza meya wungirije w'ako karere, ntabwo bamuhutaje, ahubwo bamucyashye, bamukomeye akarere. Ariko nyine byagaragara ko bavuga bati nawe uri nk'abariya tuva iruhande. Bamukomereye kubera ko mugenzi we ari we wazanye n'abapolisi bishe uwo muntu. Hanyuma ikindi kintu gikomeye kinatuma nkeka ko ari nacyo gituma navuga ko ngo ari ibisa n'imyigaragambyo, baranga ko nyine iyo nkuru yakwira mu gihugu hose ko hari abantu bigaragambije kubera ko abapolisi bishe umuntu, kubera ko abapolisi bica abantu mu gihugu hose. Nkeka ko impungenge ari, uribuka icyo bise ngo Arab Spring cyangwa Printemps Arabe, igihe muri Tunisia abapolisi bari barajujubije abaturage, bajujubyaga umuzunguzayi, none hakimenaho lisansi akitwika ku isoko. Yamara kwitwika igihugu cyose kikagurumana, ubutegetsi bukavaho, perezida w'uruhara agahunga, abategetsi bagahunga, ndetse uwo muyaga ukanakwira mu bihugu byinshi cyane by'Abarabu, ubutegetsi bugenda buhirima, cyane cyane ahantu hari ingoma z'igitugu zajujubije abaturage. N'abandi urabona ko nyine bararuma bahuha, bavuga bati ni ibisa n'imyigaragambyo, kugira ngo mu by'ukuri babe baca n'intege n'abandi. Ahubwo ikintu gikomeye cyane abantu bakwiye gukurikira, nkeka ko ari nacyo gikomeye cyane, bariya abaturage batinyutse kuvuga kuriya, bakavuga ubusambo bwa polisi, bakavuga ukuntu babajujubye, bakavuga ukuntu polisi yabujije amahwemo, mbese leta ko nta kibitayeho. Bariya abaturage ndibaza nti ubu ngubu ko ibi byabaye ejo bundi, ubu bo bameze bate? Hamaze gufatwamo bangahe? Hamaze kwicwamo abandi bangahe? Cyane cyane ko polisi yashaka gutwara umurambo byanze bikunze, kugira ngo mbese bajye kuzimiza ibimenyetso. Nabyo abaturage bati buriya baragenda bamushyireho imbunda, bamushyireho umupanga, bamushyireho imifuka se y'ibintu bya fraude n'ibindi, bavuge ko ari byo yazize, kandi bamukuye mu buriri bakamurasira aho ngaho. Ni ikintu kibabaje cyane. Banabivuze bati baragenda bamushyireho sashe ya kanyanga, bamubeshyire ko yacuruzaga kanyanga, ibiyobyabwenge, bagende bamushyireho umupanga, bamubeshyire ko yarwanyaga abapolisi. Kandi baravuga bati bamukuye mu bitotsi yiryamiye, ndetse umuntu watumye asohoka kuko yari yanze gusohoka, abapolisi babimubwiye, yasohotse ari uko
umukuru w'umudugudu uturanye n'uw'umudugudu batuyemo, uriya mudugudu batuyemo, umudugudu uturanye umukuru wawo niwe waje, niwe weretse abo bapolisi aho atuye, arangije niwe wanamushukashutse. Niwe muhamagaye ngo nafungwe ngo nazi. Yego. Aje bahita bamwica. Kandi yavugije induru, abaturage baratabara ku buryo umuntu yishwe, nubwo ataranafungura nyine avuzaga induru ku buryo abaturage bahuruye bakaba bamwishe, abaturage bareba neza bareba ndetse bose bakaterana amabuye nyine ko bavuze. Ni ibintu byatangiye mu rukerera byatangiye mu rukerera rwo ku itariki 29 ku wa 4, birakomeza kugeza nyuma ya saa sita, nyuma nyine ku gicamunsi cyo ku itariki ya 30 byarakomeje byirirwa ruko. Ndetse abapolisi bavuga ati nta bapolisi dushaka, nabo bayobozi bakabaza bati ntabwo tubashaka, mukora kimwe, mukorana nabo. Nyine urabona abaturage aho bose bavuga bati natwe nidushaka dupfe. Si ibintu byoroshye, abanyamakuru bati igisa n'imyigaragambyo, ahubwo se ubundi polisi yarasaga ikigendera. Uretse muri Nyabugogo higeze ku imyigaragambyo y'abagore, naho ariko bariho barwana na daso, ariko nubwo bwa mbere rwanye na polisi. Bati ikindi cyo abaturage bibohoye baravuga ati muri ibisambo mutuma. Ikintu cyumvikana gikwiye gusobanuka neza ku bantu bakurikira kino kiganiro nuko icyizere abaturage bafitiye polisi ntabwo ari cyinshi. Bamaze kuyimenya nka polisi y'amabandi, abantu b'abajura, abantu baza bakica abantu, bamara kubica bakabagerekaho ibyo bashaka byose. Bati n'uwafatanye kanyanga bavuga ngo ni ibiyobyabwenge barayinywa, abandi bakajya no kuyigurisha abo bapolisi. Yego, abaturage babyisobanuriraga. Byerekana yuko bafatanyije nyine n'ibyo bisambo bindi by'abamidugudu n'abandi. Kiriya ntabwo ari ikibazo cy'abapolisi bari muri kara gace honyine. Twagiye twumva amakuru hirya no hino mu Rwanda y'iyo myifatire y'abapolisi hirya no hino, ituma mu by'ukuri abanyarwanda icyizere bafitiye polisi ari gikeya cyane, ku buryo abantu bishwe na polisi nta muntu n'umwe ukemera ko abo bantu kuko haba hari ikintu iki bazize. Urabona ko hari n'abandi bantu yenda twatanga n'izindi ngero zikomeye cyane kandi zanavuzwe cyane, nk'urugero rwa Rwigarasi na Paul ukuntu yishwe, noneho bakavuga ko ngo uwamugonze yahahamutse ko ari mu maboko ya polisi, ariko kugeza ubu amazina y'uwo muntu ntabwo azwi. Noneho niba nahahamutse, niba ari no mu maboko ya polisi, niba yaraciwe n'urubanza, nta kintu na kimwe kigeze gisobanuka nyuma yaho. Si ibyo byonyine, hari n'abandi bavuga bati bari mu maboko ya polisi irakora iperereza, iryo perereza rikagenda mpiru na nyoni, kandi mu by'ukuri bavuga ko polisi hari ikiriho ibikoraho. Birumvikana rero ko icyizere abaturage bafitiye polisi cyarayoyotse, cyararangiye. Impungenge ahubwo zihari ari nazo mbona bari abanyamakuru basigasiraga, nuko bavuga bati abaturage kuba batinyutse bakigaragambya, ko uru rugomo rw'abapolisi ruri mu gihugu hose, none abaturage bahaguruka hirya no hino bakigaragambya. Niyo mpamvu rero bavuga ko habaye igisa n'imyigaragambyo kugira ngo berekane ko mu by'ukuri ari nk'ibintu bidafatika, bidakomeye, bitagaragara. Ariko abaturage bavuga bati nk'uko wari umaze kubivuga bati nidushaka dupfe natwe batwice. Batanze n'ingero nyinshi cyane, bavuga bati baraza bagusangana ibirayi bakabitwika, bateze n'ubundi abantu batwika imyaka, abantu bashonje, kwica abantu babibuzwa n'iki? Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Ikibazo rero wambaje nagisubije mu magambo maremare, ariko nuba nagusubije. Urakoze cyane. Nyine tukiri kuri ako karere ka Burera, na karere nyine ntabwo ntibumve ko ari ahantu hatoya, ni ahantu hanini hagizwe n'amakomune yo hambere menshi. Kapitale sinayivuze yitwa ngo ni Rusarabuge. Abaza aho karere ubwo barumva aho ariho, kuko iryo zina ntiriba ryarahimbwe, riba ryarafashe ahantu hari hasanzwe hazwi. Ubuso bw'ako karere ni kilometero kare 645, nyinshi. Abaturage muri Rosansome yo muri 2012
bari 336 na 542. Hashize imyaka 10 urumva ko biyongereye cyane. Ubucucike bari abaturage 520 kuri kilometero kare, 520 ako karere. Kandi hashize imyaka 10. Hashize imyaka 10. Ubwo bucucike bwo bwariyongereye n'abaturage bariyongereye, urumvikana byo ubuso bwo ntibwiyongereye. Ariko kugira ngo dutange nyine ishusho, komini yo hambere ahangaha, komini yabaga ifite abantu benshi cyane nka ziriya z'ahantu hari ubucucike nkaho nkomoka muri Mbazi, kuko hanganaga babaga bageze nko ku 30,000 ngira. Byabaga ari 30,000, babaga ari nk'ibihumbi 30. Urumva rero ko aka karere ari ugufata nka za komini Mbazi 10 zirenga. Niyo mpamvu turiho nyine ubwo aho no kugerageza guha abantu ishusho yuko akarere k'ubungubu kaba kangana. Ikindi cyo 6 tube tunabitinzeho gatoya, kariya karere FPRDM yagakuyemo abantu yahakoze jenoside, iriya jenoside twe twemera kuva muri 2016, jenoside yakorewe abahutu, yarahishe cyane. Haba muri biya bihe by'intambara mu makomi namwe izo za Kivuye, za Butaro, bishe abaturage rwose no mu ntambara igitangira muri za 91 na 2 guhera ibyo bihe. Nyuma ho barishe ku bwinshi, cyane cyane muri iki gihe cy'abacengezi bishe abaturage, ku buryo rero no kubona aba baturage umuntu yavuga ko ari abantu batoye, mu by'ukuri batoye, benshi ni batoye. Kandi niyo babirebaga ngira ngo barebye ko bari abaturage bafite imyaka mikeya batari bakuru. Ababashije gukomeza kubaho ni akarere kayogojwe na FPRDM. Mu by'ukuri yarizi ko yababitsemo ubwoba badashobora no kwigaragambya. Ikindi cyo nyine turaza kugaruka kuri ya disikuru ya Kagame yo ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu 2014, aho nyine bino biriho bikorwa iby'ipolisi ikora mu busambo bwinshi cyane, kuko niba ni ingegera. Twavuze twanye tuvuga ubugegera rwose, ntabwo dutukana, turavuga ukuri. Muri ubugegera bwinshi cyane, muri uku gutuma abaturage batabasha kugira icyo bashyira ku munwa, babyivuge abaturage imyigaragambyo bavuga bati twarenze, ati n'umwana y'umutumye ibishyimbo, ukamutuma ibishyimbo mu murima, baraza ngo ubivanye muri Uganda, kandi abivanye mu murima, bakabimwambura bakanamufunga. Bavuze ukuntu nyine bitwa n'inzara, ko bababuza guhinga, bakawuza uburyo bwose, n'utwuke bahinze bakaza baba bahari bakatubambura. Ni polisi ibereyeho mu by'ukuri kwambura. Ikindi banavuze gikomeye abaturage bavuga bati yenda tuzanahungira muri Uganda twigendere, tuzahungira muri Uganda muzaze munadutsinde, yego tubareke twigendere, kubera ko barahunga polisi, barahunga ko leta ikomeje kubajujubya. Yego rwose. Icyo kintu rero kirahari, ariko reka turebe yuko ibyo polisi bikora mu by'ukuri ni gahunda ya Kagame, na FPRDM. Dukurikije rya jambo ryo ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2014, ijambo yavugiye Irambura, bavuga ko ari ijambo yavugiye Nyabihu. Yego Nyabihu nayo ni nini, ni district nayo, turaza kureba ukuntu ingana, ni nini nayo. Nyine ni district bingana na karere nyine kaba kajya kungana na kariya n'aka Burera tumaze kureba. Iyo district nayo ya Nyabihu bita Nyabihu igeze ahahoze ari amakomini y'Ubushiru, Karago na Giciye, ndetse n'uturere tumwe umuntu yavuga ko twari utwa Ruhengeri. Uraza kunyibutsa kuko wanahize igihe hari ibyo maze kwibagirwa. Nituza kuvuga imirenge buriya uraza kugenda unyibutsa. Reka turebe rero muri iyo district, muri ako karere ka Nyabihu, aho Kagame yavugiye ririya ijambo mu by'ukuri riteye isoni.
ijambo ritazibegirana, ijambo nyine mu by'ukuri amateka azahora amwibukiraho nk'umujenosideri. N'ubundi yarasanzwe ariyo, ariko iryo jambo riranabishimangira kuko habamo no gucyura abaturage, ababwira ati amateka niyo mushaka ko yongera kwisubiramo, mu yandi magambo niyo mushaka ko nongera kubatsembatsemba, niteguye kubatsembatsemba. Uzajya bacika ntabwo azajya acika abandi. Ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga, njya numva erega isi tubamo natwe turayizi. Yo mwumva amaradiyo bavuga ngo abantu ngo bafashwe, ngo bafunze, ngo babuze, ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu, ngo ariko iki? Ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa. Usibye kubafata, turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. Niba abantu bashaka kumenya ukuntu dufata uburemere bw'umutekano wacu w'Abanyarwanda, turaza kubibereka ku manywa y'ihangu. Sibyo? Ubu rwose nabyo mbibasezeranije nka bya bindi nababwiraga by'amashuri bigiye kuzana. Yego, nicyo ashaka kuvuga. Iryo jambo rero ntituri burishyireho, nako turaza kurishyiraho, ariko nyuma yaho reka mbere yaho turebe ako karere ka Nyabihu yabivugiyemo kuri iyo tariki ya 5 z'ukwa 6 2014, aho nyine yabwiraga abapolisi n'abandi kujya barasa abaturage ku manywa y'ihangu. Nyabihu rero ni akarere, ni kamwe mu turere 7 tugize intara y'Uburengerazuba. Ibiro by'akarere biri mu murenge, wenda ndasoma kuri site y'ako karere ka Nyabihu. Ibiro by'akarere biri mu murenge wa Mukamira, akagari ka Rubaya, umudugudu wa Kivugiza. Nabo baratanga ubuso bw'iyo district bw'ako karere, ni kilometero kare 531 n'igice. Urumva ko nako ari kanini cyane, gafite abaturage 352,152, biri munsi gatoye ya Burera, ariko nabyo urumva ko ari 2,300. Tugeranyije na komine Mbaziriya navuze yo hambere ahangaha, kandi yari icucitse cyane, ifite n'abaturage benshi, nayo ni nka za komine Mbaziriya 10, ni nk'inshuro 10. Ubucucike kuri kilometero kare n'abaturage 576, ni benshi, kuko naho na akarere FPRDM yatsembyemo abaturage, naho muri iryo jambo rya Kagame avuga nyine ati amateka ashobora kwisubiramo, avuga ko ashobora kubatsembatsemba mu by'ukuri. Imirenge rero igize ako karere ka Nyabihu ni 12, n'utugari 73, n'imidugudu 473. Amasibo yo ni ibintu bashyizeho vuba, ntibavuga umubare wayo. Nyuma y'imidugudu bavuga ngo n'amasibo. Reka mvuge amazina y'imirenge ya Nyabihu. Hari umurenge wa Mukamira, hari umurenge wa Jenda, wa gatatu ni umurenge wa Bigogwe, wa kane ni umurenge wa Kabatwa, wa gatanu ni umurenge wa Karago, wa gatandatu ni umurenge wa Rambura, wa karindwi ni umurenge wa Jomba, wa munani ni umurenge wa Rurembo, wa 9 ni umurenge wa Muringa, wa 10 ni umurenge wa Kintobo, wa 11 ni umurenge wa Rugera cyangwa Rugera, wa 12 ni umurenge wa Shyira. Muri aho ngaho hari amazina azwi cyane, nka ku Kintobo aho ngaho kuri Shyira hari paruwasi y'Abaporo, ndumva nibuka neza. Rambura ni paruwasi, ni amashuri, ni naho Kagame yavugiriye jambo. Ni kuri metero nka 400 ugeranyije nyine ku nyoni iguruka zo kwitongo rya Habyarimana. Iyo bavugaga Irambura nyine babyitaga ko ari Yerusalemu y'icyo gihe.
hari umurenge wa Karago nyine nawo wawumvise. Karago yari komine nyine yari iri mu izo zarambura nyine ihana imbebe na Giciye, ijambo Giciye ryo ntiryagarutse. Ugira ngo buri wese tumwumvishije nyine cyane cyane abahazi tubumvishije amazina y'iyo mirenge afite icyo ababwiye. Iyo mirenge 12 afite icyo ababwiye. Ntabwo bagiye baguma cyane mu mazina y'amakomine yari ahari uretse iya Karago. Gusa rero muri ariya magambo yani muri ariya nyito zindi ariya mazina y'imirenge navuze yandi, ntaho wabonyemo imirenge yahoze ari ya Ruhengeri. Mwijenda harya burya ntihari mu Ruhengeri, birimo aho mwijenda ni za Ruhengeri muri za Nkuri, hari na za Mukingo. Mukamira harya Mukamira yari ku rubibi, ariko ari muri komine Mukamira. Ndeoza ko Mukamira yari muri komine Nkuri. Ariko uko biri kose umuntu yavuga ko kariya karere ni ubushiru. Kariya karere ni ubushiru, niho mu by'ukuri Kagame yavugiye ririya jambo. Niho yatanze yakuye agahukunyo nyine avuga ati baravuga ngo abantu turabafata ngo turajya ati turaza kuya tubarasa ku mugaragaro ku manywa y'ihanga. Niho yabivugiye. Kandi mu by'ukuri urebye ahantu ubutegetsi bwo bukomoka cyane cyane kariya gace nyine k'ubushiru, abategekaga igihugu abenshi mu bikomerezwa niho byakomokaga. Ni ukuvuga kandi turabizi ko muri Afurika iyo umuntu akomoka ahantu akaba ari ku butegetsi byanze bikunze agira ukuntu ateza imbere ako karere k'iwabo, agira ukuntu bagize ukuntu bajyana abana mu mashuri bagira gute. Ni ahantu mu by'ukuri mu Rwanda wavuga ko hari harateye imbere. Bavuga ko bikubiraga, bari afite ubwikubire bukomeye cyane mu myigire y'abana, kujyana abana mu gisirikare n'ahandi. Karago Giciye yatsindishaga abaruta bo muri prefecture yiniye. Nibyo ayo makomine abiri n'ubundi yarushaga za prefecture zimwe na zimwe. Ku buryo rero ni ahantu mu by'ukuri hari bya bindi twavuze by'indatwa, ikintu umuntu yakwita elite yo ku ngoma ya Habyarimana hariya yari ihari. Ndavuga ku ivuko rye hariya rero kuko hakozwe icembacemba ifite igitinyiro, ndetse bamwe bamara kurenga bakavuga ngo bazategeka imyaka 400 nk'iy'abanyigigi. None uriya mwirato wa FPRDM yo aho ntiwaba nk'abamwijuto w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwa. FPR ntabwo yabura gukomeza kwirata kubera yuko mu by'ukuri imaze imyaka. Reba FPR yafashe leta muri 94. Yego. Reba imyaka ishize ni myinshi cyane. Kandi FPR ntabwo nta politike nigeze nyibonana yo kubana neza n'abaturage. N'ubundi FPR ntabwo yafashe ubutegetsi kuko yatsinze amatora, yafashe ubutegetsi kubera ko yarwanya intambara, irayitsinda nyine ifata igihugu n'abaturage n'abagituye. No baba ingaruzwa muheto ibayobora ityo ku buryo na hariya nibyo Kagame avuga ati niba mushaka ko amateka yisubiramo, arabibutsa nyine bya bikomere by'uko babatsembacembe. Niba mushaka ko twongera kubatsembacemba turabikora. Ndetse dusubiye inyuma hariya gato. Ariko buretse mbere yo gusubira inyuma ntaribagirwa dusubiye inyuma hariya twahoze muri za Burera. Naho yigeze kuhavugira ijambo rikomeye cyane. Avuga ati twagize ibyago, hari abaducitse ntitwabamariramo umujinya twari dufite. Ati ntabwo twakoze ibihagije. Naho yahavugira irindi jambo rimeze rityo. Ni ukuvuga rero muri turiya turere mu by'ukuri ni nk'inkuba yahakubise. Iyo avuga ati niba mushaka ko amateka yisubiramo yakwisubiramo, hariya bahakoze akantu gakomeye cyane. Sinzi icyo wari ugiye kuvuga. Hari ubuhamya bwinshi maze iminsi ndeba bw'abantu bakomoka muri ako karere ka Zankuri bavuga nyine itsembatsemba ryahabaye riteye ubwoba. Hari n'abandi nabonye bakomoka muri turiya turere turimo za ubwo bushiru, turimo buriya Bugoyi, hariya muri za Nyundo n'ahandi. Ibyo bahakoze FPRDM yahakoze biteye ubwoba. Mbese bimeze nk'iby'interahamwe za MRNDCDR zakoze mu turere tundi nka za Butare, za Kigali, za Kibungo n'ahandi. Nabo FPRDM mu by'ukuri yahakoze amahano
bakica n'impinja, bakica n'abakecuru, bagafomoza abagore batwite, bakica abantu banarwaye mu mutwe, ibimuga, bakica nabi kandi bakabivuga rwose uko byagiye. kandi ubuhamya maze iminsi mbona ku bitangazamakuru binyuranye by'abantu batavuga rumwe na FPRDMA, ariko banabugamiye kuri MNDCDR. ibyo nabyo tujye tubyibutsa. ndagira ngo tujye tubyibutsa niba turiho tunenga tuvuga ububi, ubushitani nyine, ubugegera n'ubugome bwa FPRDMA, ntabwo na gato tuba turiyo tworohera ubugome n'ubusambo ndetse bivanze bya MNDCDR, kuko harimo abibeshya bakavuga bati, bakibwira yuko ububi bwa FPR buzatwibagiza, buzasiba ububi bwa MNDCDR. ese Sixbert, FPRDMA urayizi, hari n'ukuntu wanabanye nayo na nyuma ya 1994. amabi yayo azatuma ukumbura MNDCDR? oya, birumvikanirega, ntabwo ikibi gituma usonera ikindi kibi. ni ukuvuga nge mbona abicanyi, baba ari abo muri MNDCDR, baba ari abo muri FPRDMA, ni abicanyi, nta tandukaniro ryabo. bafite imitwe cyangwa imiryango ya politiki barimo bibonamo, ariko mu by'ukuri icyo bahuriyeho nuko ari abicanyi bamennye amaraso y'abandi banyarwanda. ni ukuvuga rero ko ntabwo ububi bw'uyu nguyu bushobora gusonera ububi bw'undi. ni babi kubera ko bica abanyarwanda. dutangira kino kiganiro, hari ikintu gikomeye wabajije. icyo ni mizo point tuba tugomba kuvuga buri gihe, tukibutsa abashobora kutwibeshyaho ko kuba turiho tuvuga amabi ya FPRDMA na Kagame, hari ukuntu wenda tutekereza yuko MNDCDR yari nziza, ko hari ikintu gishobora gutuma tuyikumbura. oya, ko dukomeze. n'ubundi hari ikintu cyo kuvuga ngo niba abavuze ububi bwa FPRDMA, niba ari abo mu bwoko bw'abahutu, bakavuga bati birumvikana bariho bararengera ingoma z'abahutu za MNDCDR. noneho baba ari abatutsi nabo bakagira uko babavuga, cyangwa bakavuga bati burya nabo ni abahutu. ariko mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane ni uko umwicanyi, yaba umuhutu yaba umututsi, yaba MNDCDR yaba FPRDMA, umwicanyi ni umwicanyi. ahubwo ikibazo ni uko nyine bo bikinga muri ibyo ngibyo kugira ngo bibakingire ikibaba. noneho n'abantu ugasanga mu by'ukuri barajyanwa n'icyo kintu cyo ko bavuga bati aba ni bene wacu, noneho nubwo bishe ni bene wacu, nkaho umwicanyi wundi ari mubi kurusha umwicanyi wawe. abicanyi bose n'abicanyi bose ni babi. wari wavuze dutangira kino kiganiro uti iriya myigaragambyo ingaruka zayo ni izihe? zishobora iradusigira yahe masomo? cyangwa se irasigira yahe masomo? ese FPRDMA buriya hari ukuntu umuntu yayiha inama, buriya ntisuku hano wahanutse. FPRDMA igeze hahandi, nibyo nigeze kuvuga, imaze imyaka myinshi ibagara, ni nako babyita, babagara abanyarwanda, bica hirya no hino. noneho uko bagenda bica, mbere barafite ubwoba ko amahanga azabamagana. amahanga ntabwo abamagana. barafite ubwoba ko abanyarwanda ubwabo bashobora kugeraho bagahaguruka bati ibi ngibi ntabwo ari byo, ntabwo twabyemera, ntibyakomeza. kuko cyane cyane baranavugaga bati abenshi mu bo twica ababyeyi babo bari muri bandi bakoze ya revolution muri 1959 bakoraho ingoma ya cyane. bavuga bati aba bantu nubwo basinziriye bashobora kuzabyukana abantu bagatera ibibazo. ariko imyaka bamaze babikora yatumye babona ko ntacyo abantu bashobora gukora. babonye ko ari nk'inkoko bagenda bakica uko bashaka, mbese bakabakanira ubakwiye, bavuga bati ntacyo bashobora gukora, ni abantu bari aho gusa. ndibuka Dr. Theogene Rudasingwa yigeze kuduha ubuhamya avuga ukuntu yaganiraga na Kagame.
Kagame avuga ati buriya gutegeka abantu b'abanyarwanda ati ni ibintu byoroshye cyane, ati ni ibintu byoroshye cyane gutegeka abanyarwanda. Ni ukuvuga mu by'ukuri icyo wabakorera icyo ari cyo cyose upfa kuba ubereka ko ufite inkoni, ufite imbunda. Yego. Barabunda na FPR nuko nguko itegeka. Ni ukuvuga bati uvuze arafungwa, aricwa, ndetse kubona n'abantu baba banafashwe na polisi nk'abo bose nk'uwo twahereyeho tuvuga uriya muturage warashwe muri Burera. Polisi yari yaje TWAGIRAYEZU Misheli. TWAGIRAYEZU Misheli. Polisi yaraje igera iwe mu rugo, ndetse umuntu aranafungura nubwo hari ninjoro, araza yari mu maboko yabo, ariko baramwica. Natanze n'izindi ngero z'abandi bantu bagiye bica hirya no hino. Ni ukuvuga FPRDM yahigeze yariraye yageze aho ibona ko ishobora gukora icyo ishaka mu Rwanda, ko ntawe uzakopfura. Nihigeze kuvuga rero ngo umuntu ngo yahana wahanutse ni uguta igihe no guhomera iyo nkeje. FPR yahigeze nta nama ishobora kumva zo muri urwo rwego, ahubwo icyo umuntu aribaza ati bariya abaturage bigaragambije, narebye umujinya bari bafite, narebye amagambo akomeye bavuze akomeye cyane menshi, narebye ukuntu basobanura isano bafitanye na leta, berekana ko iyo leta yabajujubije, ko yababujije umuntu, ko yabishe urubozo bagapfa bahagaze. Narebye ukuntu bavuga, biriya bavuga ntabwo ari hariya honyine, ni mu Rwanda hafi ya hose. Yego. Hari n'ingero abantu bakunda kuvuga cyane zo mu mujyi wa Kigali, hariya bita Zabanyahe, naho berekana ibibazo bihari, ukuntu abaturage bajujubijwe bakabuzwa amahwemo, bakabura uko babigenza, bakaruca bakarumira. Yego. Ni hose mu gihugu hari ibibazo nka biriya, hose birahari. Ariko agatera ko nkwibutse tukiri no muri Banyahe, nubwo bwose iryo terabwoba rihari, iryo terabwoba nyine mu by'ukuri ryimitswe, Kagame akaryimika nyine akaba rwose yumva ari mushimishije, ari nako nyine ari nabwo buryo bwo gutegeka. Hari ukuntu ubona bamaze no kugira ubwoba, kuko nko muri Kigali hariya nubwo nyuma yaho birukanye bariya bo muri Banyahe, bafite ubwoba. Nimperutse gusoma mu binyamakuru, tuzabigarukaho, aho nyine umujyi mukuru, umurwa mukuru, ubuyobozi bw'umurwa mukuru wa Kigali bwavuga ko mu byerekeye ingengo y'imari bamaze kuruha, ihora izamuka, bavuga aho yaturutse n'aho igeze, bati kandi turabona ikibazo kitagabanuka, ikibazo ahubwo kirushaho kwiyongera, kandi bigaragara yuko tutazakomeza kubasha kongera ingengo y'imari. Barabwira bati bantu rero mwese muri hano, polisi n'abandi ni mudutabare, twebwe twananiwe. Bananijwe n'ikirere, bananijwe nuko babakene birukanaga bo muri Kigali, bakabirukana bakabuza uburyo abazunguzayi n'abagenda nyine badafite ukuntu bigendera nyine bashaka icyo barya, batakibasha kubirukana, barabirukana bakongera bakagaruka, ahubwo bakagaruka ari benshi kurushaho, kubera yuko usibye Kigali nayo ubwayo nayo ifite abakire b'abaherwe bakomeye cyane, n'abakene nabo benshi bagenda barushaho gukena. Abo bakene rero abaturage benshi ba Kigali bagenda barushaho gukena, hiyongeraho n'abantu benshi bavuye hirya bavuga bati icyaro cyarapfuye, icyaro nta kikirimo, kandi n'icyo gisirikare gihari, n'icyo gipolisi gihari, n'abita ngo ni abayobozi, bababuza uburyo n'udukeya bakoze, bakababuza nyine kuba bakwikora ku muntu. Benshi rero bakaza kugeragereza amahirwe muri Kigali, kabone n'ubwo nyine baba babahiga, bashyiraho n'izo za budget n'izo ngengo z'imari nyine zihora ziyongereye zo kubahiga. Nabazaga rero 6B aho ngaho abameneshaga, kuko bari abapolisi n'abari bitwa ngo n'abayobozi, basahura abaturage, bakabica urupfu, ariko bakanabiba ku munsi, buri munsi, buri kanya. Ni sosiyete iriya FPRDM, ni sosiyete ibaho ku buryo burengeze ubushobozi bwayo.
vivre dessus de ses moyens, urumva icyo nshaka kuvuga. Ibyo bikagaragarira rwose mu bipimo byose, ubwo nzanabigaruka ndagira ngo nzagutumire tunabiganireho tuganira ku ngengo y'imari yatangiye mu kwa 7, ubu ngubu tugeze mu kwa 10, imaze amezi twavuga ko ari 3. Iyo ngengo y'imari ihora nyine ari umunzani uhengamye, ifite cyuho gihoraho, bisobanura ko uko buri mwaka uhitanye niko imyenda igenda yiyongera, by'umwihariko imbere mu gihugu ariko n'inyuma mu gihugu iteye ubwoba. Mu yandi magambo, ntabwo uburyo ikindi cyo kiya gipolisi ujye ureba iyo basohoye abapolisi bangana gute, abapolisi bo mu Rwanda kuri ekonomi ingana u Rwanda, abasirikare bangana gute kuri ekonomi ingana u Rwanda, abandi babaze reviste bitwinkira gutabara bangana iki kuri ekonomi ingana u Rwanda. Nagira ngo rero nkubwe yuko uko igihe gishira niko babuze uburyo abaturage niko bakenesha igihugu cyose, ndetse n'umurwa mukuru bose bazagenda barushaho gukena. Nagira ngo nkubaze nti amaherezo bazasigarana abantu bakize bake cyane, kandi nako binameze n'ungu. Haba nakubaza ntese ntaho abasahuraga ntibizarangira basahu. Aha agatima kuri Zaire ya Mubutu. Zaire ya Mubutu yakoraga neza burya ifite aho ukuntu isa cyane na Rwanda ya FPRDMI, ariko byarangiye kwa Mubutu n'ibyo amanitse byose babisahu. N'ubu ngubu za video ziracyahari nyine, ubona ari abaturage n'abasirikare bamwe basahu byose, hagasigaye amapare yose ya Mubutu yarafite ateye ubwo rwose, arenze cyane ari yakagame, azapare nyinshi cyane barasahura. Ubu nguyu harebye nyine bimeze nkari biteye ubwo. Ese aho amaherezo bari abantu bakomeza kwica abaturage, kandi abaturage nubwo bagiye babica bakatsemba bonye ko muri turiya turere abaturage ni benshi. Rero izera sansoma ni za kera, kandi iyo witegereje koko abaturage ni benshi b'urubyiruko, nubwo nta nyine ntabapfira gushira. Amaherezo ko nabo batangiye kugira ubwo bati turabirukana, turashyiraho bije nyine yo kubirukana, yo kubahiga, tukabafunga, tukajya gute, ariko baranga bakagaruka, turananiwe. Amaherezo ubona rero abasahuraga bitazarangira basawe nko kwa Mubutu. Nagira ngo nyine tunagana ku musozo kugira ikivuga. Urakoze cyane. Birumvikana nta gahora gahanze, niko mu Kinyarwanda bavuga. Ntabwo ingoma nk'iriya ntabwo izahoraho buri gihe, izageraho rwose irangire. Urabona n'izindi ngoma zabayeho mu Rwanda, ndavuga mu gihe cyacu twebwe turiho, ingoma zabayeho ni zingahe, nizagiye zivaho akazi izindi, niko byagiye bigenda. N'abari bazirimo twagiye tunabikoraho n'ibiganiro. Ingoma ya cyami yari imaze imyaka 400. Yes, twagiye tunabikoraho ibiganiro twerekana ukuntu izo ngoma n'ukuntu zanavagaho, wasangaga abo twita indatwa za elite, abo bose mu by'ukuri. Iryo jambo ariko harimo abantu nabonye bari tukiye ngo dukoreshe ibintu byo guhingira ku rwiri n'amateka, ni ikintu dukomeyeho, kandi nabonye nabo ngabo batuneguraga ndetse batwikoma. Ubu ngubu barazanye amateka basigaye banatinyuka kuvuga muri 73. Hariya 73 mu by'ukuri ngo byabyaye amabitu atuzengereje muri kano kanya, azengereje nawe abaturage. Kuri 73 iriya ngoma ya Habyarimana na MNDCD yatangiye yica, irangira yica, iba urukoza soni ku isi hose. N'abavuga ngo hari ukuntu bazayigarura ikagarura isura, bagerageza ibishoboka byose, barakerereza urugamba. Komeza 6B. Nyine navugaga yuko uko ingoma zose zagiye zivaho, wasangaga babandi b'indatwa cyangwa umuntu yakwita za indongozi, cyangwa se abo ba elite, abo bita za elite mu Faransa no mu Cyongereza, wasangaga mu by'ukuri ari bo rubanda yahagurukiye. Noneho ugasanga n'ingoma zije nazo zikaba zimwe, n'ibyabo bakabitwara bikagenda bikabura. Niko byagendekeye abari ku ngoma ya cyami, bari mu buyobozi bwo ku ngoma ya cyami, niko byagendekeye abaparimehutu, niko byagendekeye n'abo muri MNDCD, niko byagenze.
nawe muri FPR nta gitangaza niko bizagenda namubuto afite za structure zihambaye cyane nazo za repression ukavuga bigeze kujya kubaga abanyeshuri za Rumbashi ariko byarangiye gute oya byaranze cyane urabona kandi rero inzego z'umutekano zatangiye kwiba abaturage bazisuzugura bageza bakazivuza amabuye byaratangiye kuri abatangiye kuyuza amabuye zibarasa bakavuza amabuye buriya banazisomye ubwonko ko ari arabajura nyine bavuga bati muri ingegera kandi nizo ko ni ukuvuga rero ko FPR izo kubakira ntabwo yigeze ishyira n'imbaraga mu kubakira ubutegetsi bwayo ku kubana neza na rubanda nta mbaraga bahashyize baravuze bati iki gihugu twagifashe ku mbaraga tuzagitegeka ku mbaraga ni nako bagitegetse kugeza ubu ngubu ni ukuvuga rero ko bo aho niho bashyize imbaraga bati ingufu zacu imbunda n'izayobora kino gihugu ni nayo yagifashe akaga abahanganye n'iriya ngoma mbisha ya ubwoba ntibazabura kubugira kubera yuko bagiye babona ukuntu ahantu hose y'abaturage bavuze bati turarambiwe byanze barabibonye ko abaturage bahagurutse byanze bikunze birahagarara ibintu bikuraho bikavaho nayo rero nayo ubwayo ibimenyetso byinshi cyane birahari byuko igeze mu bihe byayo bya nyuma yageze mu bihe byayo bya nyuma kandi abaturage umujinya ugaragara muri kiriya kiganiro buriya umujinya uragaragaza rwose ni ishusho y'uko abanyarwanda babona iyi ngoma ya FPR kuba rero bizashwanyuka kandi bigashwanyuka nabi numvise n'abaturage bavuga bati twebwe icyo dushaka baba bati ariko murashaka iki bati turashaka yuko uwishyuye umuturage bamuzana hano kimwe ngo n'umuyobozi w'undi murenge wo hirya aho ngaho ngo nabo bakaza ngo tukabicira hano yego nabo bakabahambana n'uriya wa muntu wawe bakabahambana n'uriya niko abaturage bavuga kandi biro ntabwo bisanzwe ni ukuvuga rero ko kuba ibintu biriho bigera ahantu hakomeye cyane nta gushidikanya biragaragara ahubwo ikibazo kiriho kibazwa bizaba ryari naho kuba bazasahura wavuga utese bari ibyo bahunika byose n'ibyo basahura abaturage bo ntibazageraho bazabisahurwa byanze bikunze n'ababijyana mu mahanga nabyo bizagira uburyo bizafatwa kuko ibyabamo bokasa rwose birazwi bizafatirwa nabyo bizagira uburyo bizagaruka kuriya nk'abana ba Kagame ujya kubona ukumva baguze inzu za miliyoni bazazamburwa nk'uko kuriya bambara amasaha y'ibihumbi 200 by'amadolari kuriya baba bafite indege bagendamo bafite amato hirya no hino biriya byose umunsi ingoma yavuyeho cyangwa ingoma iri mu marembera biriya byose bizagira uburyo bizakurikiranwamo ni ukuvuga rero ko kuba bizarangira nabi yenda ikibazo umuntu yakwibaza ni ryari abaturage bo mu gihugu bazakanguka ryari abaturage bazakanguka bakavuga bati nimureke duce aka gasuzuguro niho hari ikibazo gikomeye yego kuko umunsi za Burera zizaba nyinshi zikungikanye bariya polisi baziruka zakuramo imyambaro biruke kwiruka ko bakwiruka kubera ko reba nk'urugero watanze wavuze abaturage ba Burera uvuga ko barenze 300 mu myaka 10 ishize bari barenze 300 mu myaka 10 ni ukuvuga ko hagati aho ndibaza ko abaturage mu Rwanda berekana ko mu gihe cy'imyaka nka 20 bamaze kwikuba kabiri cyangwa bamaze kwiyongeraho nka 75 batoya kandi batoya abaturage bamaze kugera mu 400 ubu ngubu urebye niba bafata akarere kamwe abaturage bako baruta nabo bapolisi cyangwa nabo basirikare nubwo afite abasirikare benshi n'abapolisi benshi nta nubwo baruta abaturage b'akarere kamwe no kuvuga rero umunsi kandi noneho nabo bapolisi n'abasirikare nabo ubwabo nabo n'abaturage nabo n'abanyarwanda ibintu byakomeye nabo bafite imiryango urabona muri Sudani ya ruguru cyangwa no mu Misiri ibintu byakomeye abaturage hari igihe bamwe mu basirikare bavuga ati ntabwo turasa abaturage
yego bamwe mu bapolisi bati ntiturasa abaturage ahubwo bajya ku ruhande rwabo niko bigenda rwabo kenshi bigaragambyaga imbunda bazirambika hasi basanga abaturage yego ariko mu Rwanda yindi kibazo urabona abapolisi kuriya kuntu babanye n'abaturage kuriya baza nyine bakica abaturage bakabambura akabajujubya ntabwo ari abapolisi mbona ko bazavuga bati mwa abaturage mwe ibyo muvuga murarengana tuje kwifatanya namwe ibyo ntibizaba nge mbona bazagerageza kurwana bakageza ku ndunduro abasigaye bakibuka niko nge mbibona nta kitagira iherezo nta joro ridacya nagira ngo niba hari irindi jambo ufite ryo dusoze kino kiganiro hari byinshi byo kuvuga tuzabigarukaho kimwe ku kindi twerekana iyo mibereho y'abaturage ariko nuko kuntu leta ibayeho nabi kabone nubwo hariho serumu yamatse ibihugu serumu ishingiye ku myenda ya myenda nayo ishumika nyine iyo ngoma imyenda itagira ingano ibyo tuzabigarukaho tuganira wenda ku ngengo y'imari tuganire ku munzani w'ubuhahirane tuganire no kuri uwo mwenda nyine kuko ukomoka kuri ibyo byuho by'ingengo y'imari n'umunzani w'ubuhahirane turebe aho bigeze ubwabyo birica kandi rero muri viziyo ya 2020 igitangira rwose gahunda yari yo kuziba ibyo byuho kuzana ikiribwa mu gihe gitoya bishoboka aho umuntu yavuga imyaka 3 bikabije 5 mu yandi magambo bagomba kugira ibintu bwose biri ku munzani mwiza bidahengamye nabi bitarenze muri 2005 uyu munsi tugeze muri 2022 biragenda birushaho kuba bibi ikindi cyo 6B buryo ubukungu bw'igihugu no guteranya ubukungu bw'umuturage buri wese iyo uteranyije ubukungu bwa buri muturage nyine niho ubona ubukungu bw'igihugu ariko iyo wanga abaturage uvuga ngo uzabijya bica ngo n'amateka ashobora kugaruka ukabamara ugahora bahoza ku nkeke n'udushyimbo bihingiye ntutume baturya abaturage bagenda bakene bakimenyereza ubukene bakimenyereza nyine no kugira ngo bakene rimwe na rimwe bagira amahoro y'ubukene kugira ngo nyine utabazaho ariko hari abantu nta kintu noneho nta kintu bakinenda nyine urabona barica umuturage kubera ibishyimbo twibutse yuko muri MNDCDR mu irangira ryayo kuko nayo yerekanye garukeho ikintu cyatumaga abaturage bajya guhiga kugeza ku mwana bakamuhigisha imbwa bazi wenda ko atapfuye ndetse n'abahisha umwana uyu n'uyu bakavuga bati turamara umuryango wawe muduhe abenshi ko ari ukugira ngo bigarurire amasambu ubundi harimo n'ikibazo cy'imitungo kuko rwose wasangaga ahantu nko ku misozi yo nkajye nari mpari intambara ikimara kurangira jenoside ikimara kurangira jenoside yakorewe abatutsi ikimara kurangira nari mpari hari aho wagiraga ugasanga cyangwa se n'abantu bakakubwira bati abisha abaturage bahari nibo bagabagabanya amasambu yabo rwose noneho bakica abantu n'amatongo yabo bakazimangatanya nyine bagasenya inzu bakazimangatanya neza nk'aho nta nzu yigeze haba amasambu bakayagabanya bakanatera n'imiyenzi rwose ibyo bisambo rero byishe Twagirayezu Misheli kubera ibishyimbo bye bari bamaze ngo iminsi baza kumusahura n'utundi tuntu nyine yabaga afite noneho bimaze kurambira bamwaka amafaranga ngo ntiyabaha baturapfa ariko rero ibintu nk'ibyo ngibyo birangira nabi bizarangira nabo bangara kuko nabo muri MNDCDR byarangiye bangara banangaza n'abandi bose bangaza n'abandi bose isi yabaye ikiganiro baravuze ko tugana ku musozo w'ikiganiro amasaha yagiye kuko twakihinira hano ntiturambira abatwumva tukazakomeza ubutaha yego urakoze cyane reka tuhinire hano nagira ngo nibutse inshuti zadutega amatwi ko cyari ikiganiro iraswa rya Twagirayezu
imbarutso y'imyigaragambyo muri Burera. Iyo ari inyito nkuru, inyito ntoya twagiraga tuti abaturage bo mu karere ka Burera baherutse gukora imyigaragambyo yerekana nta gushidikanya ko bazinutswe ubugegera n'ubugome bya FPR-DMI. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, nagira ngo rwose tuhinire aha tubasezereho, ariko noneho ntituzatinda kongera kubaganiriza no kubahumuriza, kuko nta joro ridacya. Nta joro ridacya. Kiriya gisirikare cyinshi, kiriya gipolisi cyinshi, ziya nkeragutabara nyinshi, zose zatojwe kwicwa no kwica no kwiba. Ubwo bwinshi bwabo nibwo buzabarangiza ubwabo, kuko ubukungu bw'igihugu bwagombye gushingira ku baturage bwarayoyotse, kuko umuturage yabujijwe uburyo, bityo n'igihugu kirakennye. Bizarangira biba, birangire biba nabo bitwa ngo barinze imitungo yabo myinshi basahuye. Muri kino kiganiro mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura. Nshimiye. Muramuke aho bwije naho bwakeye kuri isi ya rurema. Muhinge, mugwize, musagurire n'abanyarwanda benshi bagowe nk'uko musanzwe mubigenza.